Hello my beautiful people, reka nizere ko mumeze neza mu byo muri gukora byose, ibyo muri kugenda mukora biri kugenda bigenda neza, kandi aho bitagenda neza ndagusaba yuko utacika intege, wakomeza ugashyiramo umuhate wo gukora, ariko kandi wakumva intege zawe zibaye nkeya mu kwizera, hanyuma ukiyambaza Imana ukayisenga, ukayereka ibikugoye byose, nayo yiteguye kukuba hafi ikagufasha. Nk'ibisanzwe rero nitwa The Voice of Just. Nje muri ubu buryo ntago aribwo nsanzwe nkoramo, ariko bibaye ngombwa yuko mbabwira bino bintu. Abatekamutwe mu Rwanda reka bariho nibanda, kubera yuko njye abari kumpamagara muri iyi minsi niho bari. Nk'izi nimero muri kubona ni iz'umuntu uherutse kumpamagara w'umukobwa, nawe narimenyereye ubundi abatekamutwe b'abagabo, ariko noneho n'abakobwa nabo bajemo. Ibi bintu nshatse kubikoramo content kubera yuko byaradutse, abantu benshi bari gutuburirwa muri no minsi. Iyi video ngiye kuyishyiraho kugira ngo ugire amakenga ku bantu baguhamagaye, cyane cyane bakubwira ko ari abakozi bo muri Airtel cyangwa se MTN. Hari amakode bakubwira gukora, izo kode wazikanda ugasanga account yawe ya Momo ntabwo ikiri mu biganza byawe, nibo bari kwikontorora bakayikoresha ibyo bashaka, bakiguriza kuri za Mokash, bakiyoherereza amafaranga. Umva, irinde, ngiye kukwereka kode bakoresha, hanyuma nawe ujye ugira amakenga. Ndahera ku musore wa mbere wampamagaye, nongere nshyireho indi audio navuganaga n'uwo mukobwa. Uwo mukobwa wa wundi nababwiye nawe washatse kuntuburira, tugirana n'ikiganiro kirekire, muraza kubyumva. Impamvu mbatega amatwi nta yindi, mbatega amatwi kugira ngo numve amayeri bakoresha. Ariko nshuti yanjye, reka nkubwire kino kintu, kode bakubwira ntuzigere uzikandaho na rimwe. Bitewe n'iki? Rimwe umunsi umwe byigeze kumbaho, bambwira ibintu byinshi, byo ntabwo nabirikodinze ku yindi minsi yakurikiye. Ni ukuvuga ngo uwa mbere yarantuburiye ambwira ibintu nkanda, ariko nanjye nari nagize amakenga kubera ko mfite simukadi ebyiri za MTN, hariyo ntajya nkoreshaho, ntajya mpfa gushyira amafaranga. Ngira amakenga, ndafata ibyo bikode bikanda kuri ya simukadi nyine yandi ntajya ashyiraho amafaranga, ariko ibintu byahise biba nabyuze. Njyewe nibura nategereje ko bavuga ngo shyiraho umubare w'ibanga, ndategereza ko bawuvuga, ndaheba. Ngiye kumva baravuze ngo shyiraho urwego, ngo kanda yes. Nkanze, ibyabaye ntabyo muzi. Account yahise imvaho ibajyaho, noneho ni nko kuvuga ngo simukadi ni nk'aho ibibaye iye, n'umubare w'ibanga abawuzi. Ubwo nyine aba yemerewe no guhindura umubare w'ibanga. Ikintu cyabayeho ni iki? Nahise mpamagara MTN ndababwira ukuntu bigenze, nahise mbona message imbwira ko maze guhindura umubare ngo w'ibanga n'ibiki byose, bahita bajya kuri Mokash bariguriza, biyoherereza amafaranga. Ubwo nahamagaye kuri MTN, bongera barayingarurira. Mugiremo ibintu by'ubushishozi. Ibi ngibi rero barabimbwiraga, ariko sinabikandaga. Bino ngiye kubumvisha ntabwo nabikandaga, bitewe n'uko naramaze kugira experience ya mbere. Gusa nabyandikaga ahantu. Nawe icara wumve, hari umuntu wa mbere we ni umugabo, undi muntu wa kabiri ni umukobwa. So umwanya ni uwawe, ariko impamvu ya mbere na mbere nkoze ino video, mugira amakenga abatekamutwe babaye benshi. Nakubwira ngo kanda ibi n'ibi, uzirinde kubikanda, kubera yuko account yawe ushiduka yayitwaye. Mokash usanzwe uyikoresha? Mokash ndayikoresha. Hari imbogamizi wenda waba warahuye nazo kuri Mokash? Imbogamizi? Yego. Nta mbogamizi zirenze nari nagira. Yego. Kireka wenda izo kwiguriza habaye wenda mba numva nakiguriza nk'amafaranga menshi, ariko ndibikunde. Kwiguriza wenda iyo twakugejejeho ni yangahe? Ni 40,000. Atarenga? Ntago arenga. Waba uyimazemo igihe kingana iki? Yego, kuko Mokash nyimazemo kuva 2000
2020 niba atari na rimwe gutyo. Ariko n'uvuga ngo impinduka noneho zabayeho n'uvuga ngo wazimenyeshejwe Ko ntazi nabonye. nta SMS twaguhaye Oya. wenda n'utakira SMS tubamutugurina tubabwirije umunwa ni ukuvuga ngo murabizi ubwo mwaguzaga amafaranga mwishyuraga mukoresha igihe cy'ukwezi kumwe kandi mwari mumenyeye ko inyungu ari 9%, ubu ni ukuvuga ngo twabigize amafaranga 5% rwose. Higo. Aho ushobora kuguza amafaranga noneho ukazishyura mu gihe cy'amezi 3. Kuko kwa kundi harimo umuntu waguzaga amafaranga wenda tubare nk'urugero abantu bose ntabwo baba bahuje ubushobozi. Yaguzaga amafaranga naguje nk'ibihumbi 100 ugasanga mu gihe cy'ukwezi kumwe ugasanga kwishyura birananiranye. Ko byaba ari byiza. Noneho rero twagiye twakira nyine ubusabe bwanyu muri abantu benshi igikorwa nyine ditacyuzuza nibwo twabakiriye nyine amezi 3 guho nimwayikoreshaga twabirinde tubonye twabakira muri system y'amezi 3. Wowe urumva wenda turamutse tukuzamura inguzanyo twakugeza kuri level inguzanyo yangahe bitewe n'akazi kawe gukora? Yewe bibaye byiza byagera nko kuri 500. 500 byaba byiza kabisa birenzeho. Urakoze cyane rwose. Hari umwenda wari udufitiye wowe? Ubu ngubu? Yego. Oya, nta mwenda mfite pe. Waherukaga kureba level inguzanyo riye ko ndi ku iki cyumweru cyose twikirangije turi kubazamura mu nguzanyo? Buri munyamuryango wese. Level y'inguzanyo nayigezeho? Yego. Oya, n'ejo banyohereje message bambwira nyine level ngezeho ko ari y'ibihumbi 40 nkuko nabikubwiye. 40 gusa yonyine. Kandi rwose niba muri abakozi baho mumfashije nta kuntu nimero yanjye mwayizamura. Nibyo rwose natwe nicyo kintu wenda reka ubwo niyo mpamvu nyine tukubajije ngo urumva turamutse tukuzamuye twagushyira ku nguzanyo yangahe. Biba bitewe nyine n'ubushobozi bwo wowe bifite. Hari igihe wenda umuntu akenera nk'amafaranga wenda agakeneye menshi ariho handi kuzayishyura ugasanga birananiranye. Niyo mpamvu tukubaza ati wowe bitewe n'ubushobozi bwawe uba wumva arangahe twakugezaho. Mumfashije no kuriya igeze kuri aho ngaho byaba ari byiza. Ntacyo wenda ariko se ko nzi ko n'ejo hari abantu twagiye duhereza message zo kubongerera inguzanyo. Ejo wageze urebaho nibuze ngo ureko 40 baba barayongereye. Rero nyine ejo ndi kukubwira ko bampaye message y'uko nkiri kuri iyo ngiyo ku 40,000. Urakoze cyane rwose. Ntacyo wenda reka tugufashe iyo uzi gusoma ikinyarwanda urajye tubwira uko bakubwiye. Naho tubanze tugushyire muri y'amezi 3 uzajye wishyura ukoresheje mu gihe cy'amezi 3. Ubwo urubwira y'ukwezi kumwe tugiye kuyigukuraho noneho tugushyire muri y'amezi 3 yo guhabwa amafaranga menshi. Telefone ukoresha ni matushi cyangwa ni simate? Ni ya indi ya MTN nyine. Ariko smart ya indi nako n'ubu ngubu numvishe ngo mwarayurije nayo bibaye byiza mwazayimanura kuko byaradufashaga no kuri mukayisubiza kuri 20. Ntacyo urumva ko uko biciro bigenda bihinduka niko natwe tugenda tuzizamura. Ukuri pe mwafashije. Nawe gusoma twizere ko bisobanukiwe. Hari na murumuna wanjye yashatse kuyigura ejo bundi agiyeyo nyine ngasanga ngo niba iri kuri 60. Niyo twasizeho rwose. Ngo urabona ko hari igihe amapiyesi nyine aba yahenze. Bikaba ngombwa ko nara tuzikura nyine naho bigorana ingoro urabizi ko muri iki gihe nyine bintu aba amahane. Bigasaba nyine ko twongera tukazamuraho ikindi giciro nyine cyari kiriho. Ntacyo uzi twizere ko uzi gusoma ikinyarwanda ku buryo urajye duha message baguhaye. Ni ukuri ndabizi cyane. Urakoze rwose cyane. Ngaho noneho muri telefone yawe gusa turi kuvugana andika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. 182. Yego. Ushyireho akanyenyeri. Ushyireho 7. 7. Ushyireho akanyenyeri. Ushyireho 0. 0 yego. Akanyenyeri. Yego akanyenyeri. 9. Yego 9. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri yego. Urakurikizaho nyine ya password yawe usanzwe ukoresha kuri Mokashi cyangwa kuri Momo iba ari ubwoko iba ari imwe ukoreshaho. Yego. Nurangiza ushyireho akanyenyeri. Nibabwire cyangwa nyishirizemo. Oya wowe urayishyiraho ku giti cyawe. Nurangiza ushyiraho akanyenyeri. Yego akanyenyeri.
amazeru 311 bihekanye bifatanye. Amazeru 311. 11 bifatanye. Yego. Ushyiraho akanyenyeri. Yego, akanyenyeri. Andi mazeru 311 n'ubundi bifatanye. Yego, 0311. Yego. Ushyireho urwego. Urwego. Wemeze nyine umbwira uko bakubwiye kuri MTN yawe. Uko bambwiye. Yego. Kuko biza byanditse mu Kinyarwanda. Yego, nubundi ndabona bije byanditse mu Kinyarwanda. Bakubwiye gute? Barambwiye. Yego. Nyaguhambirwa wanyobeyeho. Ntago wanyoberaho gapfa we. Kandi nyakubye umuziha wa nyokoro nuko nguko biba bimeze. Nyakutsa ideni ku irimbo ujye byarawoherezayo. Uragafata ideni ku irimbo ujye byarushitsa. Reka nkubwire ubucucu bwawe wowe uragapfusha umwana urwaje undi. Ubyo unyifuriza bigukubirwa 7. Gapfusha umwana urwaje undi mu rukerera. Bikubaho yego kuvuga n'ibindi. Gatura soba uko umuzinga wuzuye inzuki. Bite wikaze ku murongo ye mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego ndabumva. Wikaze ku murongo ye MTN Rwanda mwaramutse neza. Mwaramutse. Turavugana na Kingene Clemence no mukozi kuri MTN ku murongo wacu MTN Rwanda turavugana nande? Ni Nyandwi Fanuel. Nyandwi mwiriwe neza. Mwiriwe. Nyandwi hari umukira w'umwagent bese akaba kuyobereje amafaranga mwavuganye nawe cyangwa nta kiganiro mwagiranye? Yaramaze kumpamagara nawe. Yego. Yego. Nyandwi no kubetse umutabashe kwa mutakumvikana bigatuma atanga muri yanyu kuri MTN bigatuma amafaranga y'icyaboka byateye nyinshi kandi tubona mwari mumaze kuyakira. None nago nzi ukuntu nayakira. Nago nzi ukuntu nayamusubiza. Nyandwi no kuvuga mbere yuko aguhamagara kwebwe tubonye atanze numero yanyu kuri MTN kugira ngo ni kibazo cyo mwakanga kuyamusubiza. Amafaranga yo twatumaze kuyaboroka tumaze kuyatandukanya na konti yadutumira ko yabikuzwa mu buryo bukenewe cyangwa kubivuga ku yandi masimukadi, ariko tuguhamagaye nka MTN tukubaza ngo tukwizeye tukaborokora aya mafaranga kwamara kuyaborokora tukagufungura na konti yawe kwarangiza tukabahuza ku murongo kuko yaratubwiye ko agusigiramo fanta wayamusubiza nta kibazo cyavukamo. Niba yansigiramo fanta n'ukuri nabyemera nta kibazo. Nyandwi no kuvuga ngo tugiye kubanga tuyaborokore nitumara kuyaborokora tunagufungurira niturangiza tubahuze ku murongo mwumvikane hari ikibazo? Nta kibazo n'ukuri. Nyandwi telefone yawe tuvuganiraho na Android smartphone cyangwa n'abatushe tubanze tuyaborokore kuri chat turi ku murongo? Oya ni ya indi ya Airtel nyine iri ya smartphone. Nyandwi guca tuvugana washobora kwinjira ara urebera nomero zibaza guhamagaye guca turi ku murongo online. Reka ndende. Hari urebera nomero zibaza guhamagaye? Nayigezeho. Wahageze? Yego. Urandikamo akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Shyira akanyenyeri 5. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Yego. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Umaze kwandika gute? Maze kwandika rimwe nako akanyenyeri 1 8 2. Hoya dusubiriramo ibi dusomera uko byanditse akanyenyeri kangahe bidusomere? Akanyenyeri 182. Yego. Akanyenyeri. Yego. 5. Yego. Akanyenyeri. Yego. 0. Yego. Akanyenyeri 9 akanyenyeri 2. Shyira akanyenyeri. Akanyenyeri. Andika umubare wawe w'ibanga kwa ugizwe n'imibare 5 w'isumukadi Rwanda 78 abari imibare 5. Yego reka mwikireho. Yandika kwa abari imibare 5 warangije? Nayanditse. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Andika amazeru 311. Amazeru 311. Yego. Yego. Warangije? Yego. Shyira akanyenyeri nanone amazeru 311. Akanyenyeri amazeru 3 nanone se bwa kabiri? Yego. Warangije? Yego. Shyiraho urwego. Shyireho urwego.
yego ngaho niwe neze ko iyo MTN yawe iherwa na 78. Nta kibazo. Weneje kwakweretse gute? Nemeje baranyeretse. Yego. Okay. Ntago abantu bose turinjije. Toka wakigo. Nese ubu naki. Nagira ngo numve ibi systeme mukoresha. Ntabwo ndubujije bwanyu twarabamenye. Nawe ubwo urumva muri ibicucu gusa. Aha, yewe. Awe nta nubwo wanyize pe. Kuko sedo. Ntabwo wasubiza umuntu w'injiji hibwa abantu bize ntabwo bava hibwirije nkawe. Muri ibicucu gusa. Tuzajya tubatega amatwi tubane twumva ibintu mukoresha. Ubundi tubone kujye. Ubundi tubijyane kuri RIB n'ibinimero byabo. Nguhaye rugari genda ushorere ugende nashaka umbwire ngo utegeshe ikimasa ariko ugenda hejuru. Ubwo sirinda ubwejagura gutyo abatari nawe ntibafatwa. Gafatwe n'abasimu kaswere nyoko toka. Bambe njye ntago tuka kubera ko nararezwe. Wararewe muri bote. Ariko muri ibigori muri inzanga yewe. Ntago ngo washaka akazi ngo ukore ngo urashaka ngo kujya utuburira abantu. Ose ntago wazaba inzanga wowe abantu babanditse wibye wowe ni bakeye ubu ngubu. Baba we. Ko numva ukiri umukobwa mutoya koko washatse akazi ugakora. Abo wibye ni batoya sha. Ntago njyewe niba. Abo wibye ntago ari bakeya nimba unakora muri leta ruswariye ni nyinshi. Ngaho nyumvira none ibintu zitekereza. Ngewe nkwifurije ko wazabona kandi kazi ukareka bino bintu. Uzazenguha akazi uve muri ubwo buntu rwose wirirwamo. Ruswa wariye ni nyinshi pe. Wapi na ruswa wapi na bintu byo kurya ruswa mwana. Ibintu byo kurya ruswa nta. None se washatse akazi mukobwa mwiza. Akazi se wakampaye. Washobora gukora iki ariko ngo uve muri ibyo bintu? Byose. Iki warize se? Ako ntago wakora bino bintu utarize. Ngewe washobora gukora iki? Ngewe nashobora gukora iki byose, gucuruza byose. Nese ibyo bintu uramutse ubonye akazi wabivamo kuko ibyo bintu bazagufunga bakudadire. None si ibintu njyewe ndabiko. Nabivamo nyine none si n'ibiki. None si ibyo n'ibiki nyine. Ntari bimpakazi nyine kampi sibyo. Nguhaye gucuruza imyenda wabishobora. Basibwo nibyo ntiwajye byiba. Ugiye kuvuga ngo nazaza nkwiba. Ariko ntiwanyeba kubera ko n'ubundi najya nkubarira ariko ndakwifuriza ko ibyo bintu wabivamo. Nyine ngaho mpakazi wowe rwose ko gucuruza imyenda zose ndabizi sibyo. Zose ndabizi kuri iyi. Ngenda bizi rwose nako mu rugo nagakora ntari. Oya mu rugo ko mu rugo ko kareke wenda ushobora kutagakora hari abantu batinyi utwo tuzi. Ariko njye mfite ishop mu mujyi wazaza nkakujyanayo ugakorana n'umuntu ubaye ariko ibyo bintu ukabivamo umuntu kuko ko nkumva ndumva ukiri mutoya ibyo nta hantu byazakugeza. Ukorera hehe? Mu mujyi downtown. Njye ntabwo nkunze kuba ndiyo hari umuntu wundi ukora ariko mwagenda mukajya mukorana. I Kigali se niho ukorera? Nyarugenge? Nyarugenge. None guhita konza ngiye gutya turanegeranye. Wowe bahe? Ngiye mperereye hano mu murenge wa Jabana. Jabana? Ako sinakubwira akagari mperereyemo. Ibyo ngibyo ntacyo kukambwira no kutakambwira byose ni kimwe.
ariko ni ukuri niba wumva ibyo bintu wabivamo njyewe uzampamagara uri seriye naho ibindi byo ntacyo byanagura. ubuse ntabwo ndi seriye ni ukuri ko Imana ndi seriye dongeye gutya ejo ngombwira wowe gutya ngiye ejo nazo ikibi ni ukuri. Ejo si kuwa mbere, ejo nzajyayo mu gitondo nyandikira kuri ino nimero niba ufite WhatsApp. naba nyishyuye neza ubwo ngubwo. Narebe ejo mu gitondo nka 3:00 nk'aya masaha. Izo saa yine nzaba ndiyo, wazaza nka nyine nkakujyanayo. Ikibazo ni uko wamfunga. Njye ntabwo ndi umuyobozi, nkora ibindi bintu bisanzwe, ariko ibyo bintu by'ubutekamutwe Nutaba uri umuyobozi si wanjyana kumfunga. njye ntabwo mfunda kandi ntari umuyobozi nyine. Njyewe nifuriza umuntu icyiza, ntabwo mbonye wahinduka. Cyakoze umuntu ukora ibyo bintu ndabanga, ariko mbonye wahinduka wenda biterwa n'ubuzima bubi, ibyo ngibyo wenda nagufasha. Ariko hari abantu babikorera ingeso ukabona nyine nicyo kintu ashaka nta n'ikindi ashaka gukora. yanjye ndashaka gukora pe nuko ari akazi nabuze ariko ngenda nkagukora. Nanjye ndakubwiye ngo uzaze niba wumva uri seri uzampamagare ejo nk'aya masaha njyewe narebe. Niba utanabishaka nabyo ukomeze wivurugute muri ibyo ngibyo, ariko umunsi umwe uzafatwa. Ndi kubashaka pe ntabwo ndi kukubeja pe. Ndakubwiye ngo ibyo ngibyo ukomeze ubyivurugutemo, ariko umunsi umwe bazagufata. Niba ushaka akazi njyewe uzaze nzakaguha. Ngibi byamfasha iki? Ndakubwiye ngo nyine nubwo ugashaka uzampamagare. Ntaribi. Sawa. Ejo nzaguhamagara ntaribi Mu masaha uzampamagare. Sawa urakoze. Sawa.